nk'iminota ingahe wenda kuvuga ibyo abanze umupira n'ipantaro yanjye abanze umupira n'ipantaro yanjye yabitwemerera reka tumaza akabazo ntago turi bo batindi wowe ni nk'iminota ingaho uba wumva ko wa muntu mwajya mu gikorwa kukumva kuko we ngesheri wanjye ndamukunda turi kumwe nago namuhaga surprise itunguranye ntago atubwiye ko byari stress sister wowe rero egera hano nawe tubwire wowe ko wumva nawe byabaye iminota 2 nabwo icyo gihe yari afite stress umukobwa ntago muzi na stress yari afite kuko niwe wanyihamagariye ariko natunguwe no kubona amazi iminota 2 n'uyu se byari stress uyu mukobwa ntago muzi uyu mukobwa na ase wundi we nkuzi wasanga wenda impamvu uyu mugabo arangiza vuba wenda namwabona nta kigenda hari ukunerega igikorwa gitangira ukabona ntago biri buve oya mva munyamakuru we nawe nujye jya kuvuga ujye ubanza urebe urabona nge n'uyu mukobwa turi abakobwa bawe kubutwa twese twarangiriza iminota 2 gaho nk'iminota 10 nsanze mu bibazo ubundi wowe nari kugukoma nari kugukoma kitamuvugishije basakira n'umupira hano akira reka ngweke rega ndagukunda utansubiza mu nzu ndakuzi sambara neza dore inyuma washyize imbere ariko ngo wamuteye ubwoba iyambarire amasogisi kuyibagiwe oya naribi nzayafata ubutaha oya wa mugore wawe ndakuzi reka nijyandere we se niye mpamvu yatumye uhita urangiza ukamusiga mu gikorwa kana kigushaka ngiye impamvu nuko nikomeze niko muri famille yacu tumeze nako muryango urangiza vuba oya ntabwo turangiza vuba ahubwo impamvu nuko ari mwiza nabonye inzobe ye sheri ndagukunda ariko ndagukunda oya itonde ariko impamvu namubonye inzobe nziza ni mwiza ariko namubonye ubwiza bwe meze nako reka tubaze wenda uyu mudamu mwe mumaze kubikora wenda n'ubwa mbere mwe muryamaye ni kuri kutubwira yaramaze gukora nk'iminota ingahe ku buryo wumva ko wari ukimukereye yari nk'iminota sheri wanjye ndamukunda twari tubikoze ubwa mbere twari tumaze nk'iminota 2 mu cyumba ibiri yonyine umva umugabo we niba atabeshye sinzi iminota nakoze kumva ariko nyakeka simbizi we minute yabaze kumva ariko kare nibyo rwose nibiri yamaze yarambeshye mwabana nawe yakoze 2 ahita ambwira ngo sheri ndabishoje oya arambeshye wewe ubundi nkuzi mbere yo kuvuga gutyo ubundi nkuzi sheri uncinyuma oya itonde uncinyuma vuga ahantu nkuzi reka tubaze wenda gatoya kuri uyu mukunzi wawe mwebwe ubundi abakobwa nko kugira ngo wenda ubashe kugera ku byishimo byawe wishime none uvuga ati ibyo nkurenda nyuzwe cyangwa aranyemeshe ni nk'iminota ingahe wenda kuvuga ibyo abanze umupira n'ipantaro yanjye abanze umupira n'ipantaro yanjye yabitwemerera reka tumaza akabazo ntago turi bo batindi wowe ni nk'iminota ingaho uba wumva ko wa muntu mwajya mu gikorwa kukumva kuko we ngesheri wanjye ndamukunda turi kumwe nago namuhaga gusa nyine wenda ikigero nabasha kugwa nk'umuntu uri kumbaza nibura nk'iminota 30 cyangwa isaha gezaho wa mugabo uyu mugore 30 uyu mukobwa tumaze igihe dukundana ariko ubwa igihe amereye ntabwo nari niteguye nari ngiye guhahira mu rugo na envelope nyitaye hariya hanze sinzi niba muyibonye twamuza mbanza mvugisha abagabo nibo utumye badukiza ukumva ubundi mufasha ku ngufu envelope nyitaye harangiriye ukumva turi kuyibona narenyuze hano ngiye kwiyihahira ibishyimbo n'intoryi ukumva ariko ahisemo bagarata sheri ngwino nkubwire tuganire dupange ibya future byacu n'umuryango ushiduka mwageze mu gikorwa angurira nini abimbwira yego nkumva atari uyu munsi nanjye ngiye kumukorera surprise ariko mukoreye surprise reba ibintu nkoreye umva nata nge ntabwo iyo surprise nari nyizi nanjye ko twari tuze kuganira nk'ibisanzwe ariko ndaje anyija mu cyumba
yari amaze kutubwira ati ngewe byibura umugabo nuwankorera iminota 30 byibura isaha wowe urabyumva gute kuri iyo minota? njye naribi ariko ntabwo nari mbyiteguye kuko na mudu narindi ntabwo nari mbyiteguye nawe urabizi nk'umugabo na mudu narindimo ntabwo yari isanzwe narindi muri stress z'umuryango nari ngiye guhaha mfite stress ndaza abaramamagaye ko zari gushira reka tukagumana nibura iminota 30 zashize ahubwo dore reba ntabwo wari waneguje iyo umumagara se basi ukambwira ati uyu munsi shaho ukora surprise itunguranye ntabwo atubwiye ko byari stress. Sister wowe rero egera hano nawe tubwire wowe ko wumva nawe byabaye iminota 2 nabwo icyo gihe yari afite stress. umukobwa ntabwo muzi na stress yari afite kuko niwe wanyihamagariye ariko natunguwe no kubona amazi iminota 2. N'uyu se byari stress. uyu mukobwa ntabwo muzi uyu mukobwa na ase wundi we nkuzi ngo sister urimo kutube ntago ndi kukubeshya twahuriye Nyabugogo njye nari ngiye gukatisha tikijya muri Rubavu abanyatse nimero aramamagara ngo tuzahure twamaranye iminota 2 yonyine abararangije. none se wowe urabona uyu mukobwa yakubeshyira ko uyu mukobwa ntabwo muzi umva ratabe iki ote ntabwo muzi ote uyu mukobwa ntabwo muzi niba n'umukaritsiye yimukiye vuba sibyo ahimukiye vuba ubundi bakwitana ko nakuzi icyo gihe ntabwo mwibwiranye Icyo gihe twaribwiranye ntago uzi umukobwa bitarine cyangwa reka ngira akabazo nkubaza wasanga wenda impamvu uyu mugabo arangiza vuba wenda namwabona nta kigenda hari ukuntu erega igikorwa gitangira ukabona ntago biri buve. oya mva munyamakuru we nawe nujye jya kuvuga ujye ubanza urebe urabona njye n'uyu mukobwa turi abakobwa bawe kubutwa twese twarangiriza iminota 2. Mera bamfashije ndahabona hasi wuzuye haruzuye none se niba nanjye narangiza iminota 2 n'uyu yarangiza 2 none se yakatubwiye ati ngiye byibura kereka kubisa isaha cyangwa iminota 30 njye none isaha nibura irengaho nk'iminota 10 nsanze mu bibazo ubundi wowe nari kugukoma ubundi kutamuvugishije nari kugukoma kutamuvugishije ari kuza mbesera nari kumukoma ari kuza mbesera nge ntabwo muzi ntabwo muzi buriya nibyo ariko kubera ukuntu nkukunda ndakunda ariko banza umereze ipantaro umupira wanjye reka dufate n'abagabo mudukije nta kuntu wadufasha ukagenda ukavugana na sheri wawe ho gatoya twavugana ariko mutuvugane sheri wanjye uyu mugore adahari simuzi sheri ntabwo nako wa muntu we ntabwo nkuzi mama busohotse hanze babajyemo genda ufatira sheri ugende ariko uwo mugore ntabwo muzi yagiye ivugane sheri twivugane nizere ko twatangiranye iki kiganiro tubuze kukijyana ku musozo barongeye bigenze biteze bigenze yari yongeye ukora iki yari yongeye kumfata ngende kura amereza ipantaro yanjye bano bagabo bareba oya ndekura none se kongeye akabindi uyu mugore yari yongeye kumfata kandi ngiye gufata ipantaro yanjye gusa no kugufata cyane uko kigukeneye aranyine ariko utemeye kureba urukundo ngo ukunda ukaba ushaka kwirukanka sister we nta kuntu wenda buhagaze yari naye tukubaza akantu gato we nta kuntu urwo rukundo umukunda hazarumwereka ubutaha atari ngombwa ko mwongera wa mugani kuko niba hinaniriwe ngenda bizi niba yinaniriwe igikorwa cyatangiye kiba kigomba no kurangira gusa ariko nyine niba byanze biranze niyambare agende nta kibazo kuko ndamukunda nawe nshaka umukozi isoni urumva wananiwe biranze kandi ngiye nananiwe ariko hari yongeye ngiye gufata ipantaro yanjye wa mugabo biranze kandi yananiwe ngene mundeke nigendere nta kibazo sheri ngaho genda nanjye ndagukunda ariko nigendere hani ambara envelope ngiri yanjye guhaha ambara nose urajya guhaha utambaye kanigendere sibyo basi reka ngo umwanya wambare sibyo ndeka nambare umva fashe ambara hani ambara reka yambare kagufashe ndekura wa mugabo wadukijije wenda njye hano reka njye hagati yanyu mufate nambare njye umugore ndamuzi nako wa musheri wanjye uranze nagize gute kari ubwa mbere twari duhuye nese kwambara ufite ubwo wambara nta kibazo vuga batinya abagore
ari ukuri ndagira ko none irashuri ya kabiri avugije induru none bati uzi ko njye nari nzi ko murimo kurwana rwose namwe mugende mwirebere nimubona sheri urabizi ndagukunda ariko waneye ubwoba yaneye ubwoba reka nambare wa mugabo we mufate yaguteye ubwoba mufate niko ese ubu ndaryana se umugore yaneye ubwoba agende basakira n'umupira hano nambare akira reka ngwekeye reka ndagukunda utansubiza mu nzu ndakuzi kanambare sambara neza dore inyuma washyize imbere ariko ngo wamuteye ubwoba ubwoba se bw'iki ni ubw'ubusa ubwoba, chérie. ndetse ndaryana ariko cyangwa wagiye biratebera sha oya wa mushyire wanjye ngenda muzi ubwa mbere mwe muryamanye ni ubwa mbere ariko iyambarire amasogisi se kuyibagiwe oya naribi nzayafata ubutaha oya wa mugore we akira amazi reka nijyandere we wa mugabo umva ngo baze mama none se wenda sinzi niba mu mwanya tukivuganiraho gakeya nk'iminota mike cyane urashaka ko tuvugana iminota ingahe byibura iminota itarenze 5 nta kibazo uriya musore ko afite ubwoba wowe urabona byavuye kuki uriya musore rero niba ari ubwa mbere ahuye n'umukobwa ntabwo mbizi ariko twari tumaranye igihe kirekire kandi tubiganiraho nkabona yaramaze kubyakira ariko twamaze guhura ntungurwa no kubona afite induru nk'iriya wowe bamukoreye surprise wowe ugiye kumutwikira nawe ngiye kumutwikira hagashya koko nuko abakojeje buri abakojeje wahita amera nk'inkoko irahije amababa noneho yahise iminota 2 gusa ntirenga none se wenda tugarutse wenda tuvuye nko kuri uriya mugabo urumva wari ugiye kumuha wari ukiri isugi cyane ntabwo wari uri isugi isugi ya ntabwo nari isugi ariko ni ubwa mbere njye nawe twari duhuye twibwirire wenda urugero n'ubundi twaganire kandi tunagushimira cyane wowe waduhaye umwanya none se nka buriya wenda mu bahungu mwagiye muryamana nk'uwaba warakwemeje yaba yarakoze nk'iminota ingahe ntabwo ari benshi ariko njyewe kubera ko uriya ari umuhungu wa kabiri dukundanye uwo twakundanye bwa mbere ntabwo yari ameze nk'uriya we yaravuturaga ntabwo mbizi niba ariko babyita ariko ntabwo yari ameze nta nubwo nigeze mbona induru nk'iriya uriya wavugije induru uriya yanunguye yabaye se gute yabaye nk'umuntu ugiye guhura n'ikibazo kidasanzwe sinzi niba ari ubwa mbere wenda yari abikoze ariko uwundi boyfriend wanjye nari nakundanye nawe ntabwo yafuzaga induru kuriya kandi ntabwo yamaraga iminota 2 we yarageragezaga akamara nk'iminota 20 cyangwa 30 ubwo nk'iyo umuntu wenda amaze iyo minota 20 hari ukuntu njya ndumva abakobwa n'abahungu cyangwa abagabo n'abagore ngo iyo bari mu gikorwa ngo hari ahantu umugore bigera ngo akavuza induru buriya umugore abababara biterwa n'icyo abandi barambwira ati tereka ntabwo tuba tubabara ariko ntibagwishe ku ijambo ngo bambwire nk'iriya nduru iba ari iki so ntabwo byakunze kumbaho cyane ariko wenda uriya muhungu dukundana wenda we sinzi niba nta n'ububabare bwari burimo ariko iyo uhuye n'ibyishimo nabwo urataka abantu wenda bakaba bagira ngo urimo urababara kandi ari ibyishimo urimo bivuze ngo iyo abagore barimo gutaka rata kuriya baba baryohewe none se wowe ntabwo ubizi ese ubu wowe nubwo uri umunyamakuru uri shyashya ntabwo byari byamba ukuri ubwo nawe nuhura n'umukobwa uzavuza induru nka kuriya biteganya mu mwaka uyu nguyu tugiye gutangira uri imbere biba ari ibyishimo kandi nawe byakubaho ariko akenshi abahungu bakunda kuvuga ngo buriya ngo hari nk'ukuntu umukunzi wawe cyangwa umugore ashobora kuguha amavangingo icyo bita amavangingo ati ubundi ati bikabanza bikoroha ati hari ukuntu horoha cyane bikamera neza cyane cyangwa wenda yaba yabuze ayo mazi agahita acika intege yenda zikamukuramo kime yo gukomeza akazi oya none se mu minota 2 yari amaze wenda ntabwo mpamye yuko ayo mavangingo cyangwa ibyo byishimo gusa wenda abagabo ntabwo muremye nk'abagore
ubwonko bwanyu burabangutse ntabwo ari kimwe n'ubwacu, ariko ntabwo mpamya yuko kuba yatakaga ari ukubera ko yabuze ayo mavangingo, kuko ntabwo icyo ngicyo ari cyo mbuze ngewe. reka tugushimire we twatangiranye urugendo ahangaha turi, urabona yuko ibintu byatangiye ari induru, nanjye urabona ko nari ngiye kuhavunikira, byatangiye ari ibintu bitoroshye, ariko urabona yuko uyu mukusheri uriya musore umaze naye gusohoka arimo kutuganiriza, yaduhaye umwanya, noneho urabona yuko turi kuganira neza cyane nta nduru zikirimo. Reka rero tugushimire twatangiranye, tukaba nizera ko turi buze no kujyana ku musozo. Uyu nguyu ni Umutako TV, kora subscribe wowe utarakora subscribe, like, comment and share. Njye mukiri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe. Nuko rero ubu se urateganya ko kuba gupfubirije buriya noneho bwa kabiri naza akakubwira ati nisubiyeho, urabyumva gute, bizagenda bite? So namaze kubona amarangamutima ye cyangwa se uburyo ki agifite igihunga n'impungenge. Buriya hari ibintu byose umuntu aba atamenyereye bimutera impungenge. Z'igihunga Ubutaha tuzabitegura, tuzagenda tubitegura gahoro gahoro ku buryo bizajya bikagenda neza, kuko ngenda mukunda. Ako se wenda nkawe urambwira ati nari mfite umukunzi, ati na mbere byabagaho, uriya musore wabonye adakeneye kwigishwa? Nyine uriya musore akeneye kwigishwa, akeneye guhura n'abantu bakuru bakuze babizi neza bakamwigisha, kuko urabona ko ari ibintu byamugoye cyane. Ubwo rero wenda hari hazabaho kuganira n'abantu bakuru bakamwigisha neza. Natwe rega ntabwo ari uko tuba twaravutse, tuba twaragiye duhura n'ingero nyinshi z'abantu baturuta bakatwigisha, tukajya ku masosho media tukareba ibitandukanye. Nuko bivuze ngo we warize ngubu iyo aba ari tayari nawe ubundi wari kumukorera akazi gushya nyine, hari gukongo surprise yawe kuri biki yanjye, hari gukongoka rwose. Ubu taramutse agarutse akavuga ati nisubiyeho, ati noneho tujye muri cya gikorwa, bikongera bikagenda nk'uko nguko, ubutaha ari we wambwiye ati nisubiyeho, ntabwo byavamo. gute bitavamo? Kandi ari we waza kumbwira ko yisubiyeho, gute nyine bitavamo? ntabwo byavamo. Nyine kwisubiraho bivuga kwikosora, ubwo nyine azaza yikosoye. Biriya by'induru byo kumara utunota tubiri akirukanka ntabwo byasubira. Aramutse se acitswe bikabaho, wowe icyo gihe wahita ukora iki we nkawe? Erega nta ntambara zirimo gukora urukundo, kuko niyo atirukanka akaguma hamwe agatuza, ibintu byakongera bikagenda neza. Nese hari icyuma kirimo cyangwa hari amasasu ngo yari gupfa? Twari kumvikana kandi byayikuza kugenda neza, wenda nuko ari ibintu byamutunguye bigatuma yirukanka. Tutaragera ku musozo w'ikiganiro, ibibaye kuri uriya muhungu ngira ngo mwabibonye mwebwe twatangiranye, kandi zera n'ubundi ko turi buze gusozanya. None wenda nko kuri uwo mutipe mwakundanye, ni nk'agaki yagukoreye nyine katumye mutandukana ugafata undi? Nta kindi cyaba gifatika mwapfuye, cyangwa ni kwa kundi abantu batandukana batireka ngeragereze kuri uyu, ese uyu nguyu bikomeje kugenda gutyo wazifatiye uwo wundi mwakundanye mbere mukongera mugasubirana, bizagenda bite? Oya, gufata uwo ngo twakundanye mbere byo ntibyashoboka, kuko buriya iyo umuntu akubwiye ati birarangiye biba birangiye, ntabwo wasubira inyuma. Ashobora kuba afite undi girlfriend, nanjye nkaba narafashe undi boyfriend, ntabwo rero nasubira inyuma ngo njye kongera kumwicira future. Buriya yafashe indi future, nanjye ndimo ndafatira future ngo uriya wanjye dukomezanye, ariko biriya bizarangira. Si future irimo ubwoba n'induru koko, iriya future urabona bizavamo? Ubwoba buzarangira. Ikintu cyose uzareba iyo ugiye kwiga gutwara imodoka, bwa mbere ukicara kuri wumva umeze utitira, nawe rero niko byamugenza. Ese nawe wamuhaye vora arinanira? Aratitira. Ya bintu byawe biriseriye, byari biriseriye. Reka dushimire uyu mukobwa kuba aduhaye umwanya nyuma y'ibi byose bibaye, tukaba tunaganiriye. Reka tugushimira, ariko nibamara gukuraho kamera dusoje ikiganiro, ndizera neza yuko
ntaza kusigira nimero utabyibura tukazakuvugisha noneho tukaba twagaruka tukaganira hari ikibazo ukansigira nimero tukaganira ntabwo ari ugutereta tuzareba ikintu tuganiraho utubwire uko noneho mu rukundo rwanyu uko byagenze uko byifashe rega ubu twabaye umuryango twabaye inshuti nta kibazo murazisiga nzabahamagara sheri wanjye yagarutse kuko twifuza kuzagera ku byiza byinshi biriya byose bikarangira by'induru urukundo rugakomera rugashinga imizi. Urakoze cyane nkunda kuvuga ati Imana iguha umugisha ramba reka tugushimire we twatangiranye iki kiganiro tukaba tukijyanye ku musozo ntago byari byoroshye rwari urugendo rutari rworoshye ariko urabona yuko birangiye amahoro ntuze gucika rero n'izindi nkuru nyinshi zitandukanye imyidagaduro utuntu hirya n'utundi amakuru hino mu makaritsiye ntuze gucika uyu nguyu ni Umutako TV wowe utarakora subscribe wikwiye gukora subscribe like comment and share njye muri kumwe ni MC Seti reka natwe twerekere dukore akazi dushinzwe.